muri iki gihe tubayeho ntabwo urukundo rugikomangira ku muryango, ahubwo ruragukurikirana mu butumwa bugufi aricyo basigaye bita DM. Ariko se inyuma y'iyo konti cyangwa se iyo foto iri kuri account y'uwo muntu, hari igihe haba harimo urukundo rw'ukuri cyangwa se abanyamayeri. Uyu munsi rero turaje dusesengure byimbitse kuri urwo rukundo rwo kuri mutandao cyangwa icyo bita online relationship. Ibyo ngibyo ngiye tugiye kuganiraho. Rero ndi kumwe na mugenzi wanjye hano Pasi tubahe ikaze muri iki kiganiro. Yakoze cyane. Uyu munsi turaza kuganira kugira ngo murabona ko tumaze iminsi tuganira ku bintu by'ingenzi wenda bataragira ku cyo bagendera birebe, ariko uyu munsi turaza kwibanda kuri relationship ya kera cyane. Relationship ya kera Pasi, wasangaga nk'ababyeyi ba kera akenshi ntibagiraga n'uruhare mu ishakwa ryabo. Wasangaga batitaye, niba ari nk'umusore ugasanga amakuru y'umukobwa agiye gushaka ntazi niba amemaguza. Ni ukuvuga ngo we icyo gusa bakoraga baramubwiraga ati kwa kanaka hari umugeni, kandi ni muremure afite n'imirundi. Ariko wamuzana nabyo byagiraga challenge, bro nta kintu kitagira challenge. Wamuzana ugasanga tazi guteka agashibiza cyangwa se ugasanga wenda aramemaguza cyangwa afite nk'igihanga ariko ntibakivuze. Ugasanga kivuga gute waje kuranga umuntu kamanza kavuga ngiwe ngo afite igihanga. Bapfaye kubona gusa ari muremure. Nibyo kabaragiye. Ariko yewe nabyo byari byoroshe. Noneho bigenda bikura biza muri generation twakita ngo ya millennium. Millennium ni abantu ndango bavutse muri 90, igihe cya 90 kugeza nka 2002 igenize bitangiye. Millennium rero nabo usangaga barabonanagabo mu practice, mu bikorwa runaka bihuza abantu. Akagaruka afite ibyo ngibyo nabyo ni ibyaje. Ariko none ibyo byose ntabwo ari byo turwaniriho. Uyu munsi tuganira kuri izi nkundo za online. Inkundo za online Pasi itangaza uyu munsi ari ikintu bita urukundo rwa online. Boro magani rufite umutwe uteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo navuga ko ari 80% abantu basigaye bahurira kuri online. Bifite ingaruka, bifite n'inyungu. Nabyo turaza kubiganira. None Pasi, ndashaka ko tuza kujana n'aba bantu badukurikiye tubasobanurire inkundo z'iki gihe ukuntu ziri urukundo rwa online navuga nka positive effect zayo cyangwa se inyungu z'urukundo rwa online. Ikintu cya mbere, umuntu uri shy. Ikintu cya mbere umuntu uri shy, abantu batinya kuganira barebana. Uri hari abantu kanje kawe kanje uko nawe uri shy, ariko ni nkari twese kanje. Wewe se kutuvuge jewe kanje ko umuntu utinya kwegera nk'umukobwa ngamubwira ati yewe umeze neza nakana ngayivuga ku kana azabyandika mu nteruro ukaza wibaza ese uyu muntu ibi bintu yarabigiraga. Noneho ku bantu bari shy ni uburyo bwiza bwo kubafasha gutangira gutereka. Birabafasha mutandao kubera kuga ikintu ukora ni ya hayi ya mbere ibanza, sibyo? Hi, how are you? I'm good.
tubonanye ryari basi urirutse data hari abantu narinzi none iwe kananirwa nko gutindanye ntayakubwira kera kuba umuntu tubona witwa Ndeya ngo tubonanye ryari uwo ngaba yihusega uwo ngaba ari shahi ariko nyine akagari mu kubigabanya ariko ntibigabanyike ugasanga wenda avuga ati hayi niyo twese dutangiza wenda ukavuga ati naki nitwa gutya ntukanaka tuyangaha tuye Gasarani wowe se umeze bitutuye he kandi gahoze naho tuye gandugire arakubaza aravugaze n'inzu yanyu tuye iyo wahuye n'umukobwa udafite umutima mubi nawe azakubwira gute azagusubiza neza ariko iyo wahuye n'umutima mubi yasi umutima mubi ari n'indi uburishaye gusubiza kera nawe bikaba biramugoye arazusubiza ukareba k'icuri buhe none se wabona umuntu utazi kera arakwibwiye none se kitabia yo kubaza ngo inamba wayikuye nkaho wagira ngo ugira private number iyo ni nyaba none se wo bakuye ariko ibyo tuba tubiretse wenda ibyo tubije mu kikeri wacu nkaho tuze gukosanira ariko birakunda noneho uwo muntu uri shayi ni opportunity kubera ko nyine ntibari kurebana amaso ku maso none bikahita bimworohera bikahita bimworohera akahita akahohoka icya kabiri fake profile agaganduka fake profile ngo kuvuga ngo ugasanga umuntu yakoresheje iPhone kwifotoza amafoto ye umuzungu tagaherike noneho ya fake profile ukabona ikiramo nka confidence kurumva ruvuga yagase kama mafoto yeki ukabona ayo mafoto araza kumuha confidence yo kukwegera ko ka approaching ugasanga nyine umukobwa ateye neza ifoto atari n'abakobwa n'abahungu nk'umuhungu nyine gukomeza gukoresha kuko abakobwa cyane gusa niko iwacu ngawe ariko banibyo gusa nanone abakobwa nibo bakunze kugira fake profile icyo kintu cyumvikana abakobwa bakunze kugira fake profile icyambere ni gute umukobwa akohereza ifoto ukazubona ateye ubushadibu ateye ukwe nawagira ngo yaragiye aricora wenyine mwahura mu nzira ukazubwira ngo araza mu gihe cyo kugenda nyine ukazoberwa niba ahaza mu gihe cyo kugenda nyine tuvuge niba umurebe kure tuhaye niba ari kureba hano cyangwa iriya umuntu aragororotse gutya ariko nyine nta mpamvu kuri wowe utarambona nta mpamvu ngiye mbona ko ngomba kukwereka njye ukuri kubera none iyo ndikubwira nuvuga iyo confidence ufite nuko utaraho so izo nazo ziri mu nyungu icyo twakwita nk'inyungu ya online ariko inyungu kuri umwe nyine nyuma tubaza kuvuga rero ibi loss icyo nakwita nka nyine nk'ingaruka ingaruka tubaza kuzivuga kandi muri kugenda muzumva namwe none kuvuga ngo rero icya kabiri muhuza ikiganiro cyangwa urugwiro icyo ni cya gatatu mbere y'uko mubonana sibyo tuvuge murahuza mbere y'uko mubonana sibyo tuvuge mutangiye kuvugana mbere ko mutarabonana mutangiye kuganira mutangiye kugira cooperation niki mutangiye gukunda ibyo ukunda ni ibiki ni ibi ntimurabonana already kaka tunakita kaka connection katangiye kuza sibyo so ni kaka commitment katangiye kubaho mbere ya yuko mubonana so nabyo bikagira kitu nakwita kinyungu nk'inyungu abantu badetinze abantu barabizi yasibye nk'inyungu cyane kubera none ngiye kubera ko we wanyeretse profile yawe itari ngigera nagukunze okay rata ni inyungu kuri we ariko kuri ngiwe oya nyine biza biba inyungu kuri umwe kuri gutereta se uri gutereta nta nyungu abakiboneye kuko ngiye nagukunze na profile wanyeretse nabonye kera wayikunze ariko nazo gukunda tuzo gukunda profile birakora ariko nazo biracyari sawa uzi kubona ni mfite akantu kakameka ntagana yikozaho ni nabayiza witinze sawa ikindi ngo
ngo bifasha nyine healthy relationship ifite ubuzima nyine bwiza, kuko umva ati murwana, kuko muri nk'abantu bo hanze, nk'abantu bakunze gutereta hanze bafite kuzashaka, baza ari ugushakana, urumva kugira ngo bazogwane se bituruka ise ntaho nyine usanga nta violence iri kuzamo kubera ko batari kumwe. Yego. Nta mugero uzuzamo kubera ko batari kumwe. Nyine usanga hajemo healthy relationship, sibyo? Ibyo rero nico nakwita nk'inyungu cyangwa se nyine profit na online dating. Sasa rero tuje kuri ibihombo cyangwa effect mbi. Icyambere fake profile. Yego. Fake profile nje naco kintu wenda navuga ngo pasi fake profile ni ya profile nakubwiye, umuntu akohereza ifoto afite mu nda zero nyashinga nicya mu maso haragororotse mwaje guhura wa ukazamuyoberwa niba ari inda ijana, inda ni mu ijana, umuntu ni icupa ricuritse kandi ga wowe mu mutwe ibyo we wimaginaga sibyo ubona. Kuri ifoto yakohereje yuzuye ya foto, ari ku buryo umuntu afotora ukazobona ku mutwe ifoto irangirira huzuye no hasi arahuzuye, ukazubwira ngo umuntu araresha metero 6 mwahura ukazoberwa ese ko haraturuka hasi. Noneho ibyo wazanye muri mind, ibyo wazanye mu bitekerezo ugasanga sibyo ubonye. Icyo kintu waracumva gute kuri fake profile? Akubwa fake profile ni iPhone izo kuri itangaza n'abahungu bya nawe za n'abahungu niyo no kuri iyo profile baruze ni ntago ntekeza ko gusa ari ni foto gusa. Ugasanga ko twaganiye nasanze uyo naje gusanga uri responsible, wambeshe ngo uzukora uzutarama gutya ibicika bitava, wambeshe uzukora ngo wirirwa mu kazi uzo gutarama nyine ukabeshya ariko nacha kugusanga ukuntu muri reality yawe nasanga maybe uri n'umusinzi. Iyo rwose ndumva ko byaba biri muri fake profile nibyo erega muzaruha mu bimenye cyane rwose muzoruha mu bitoro. None ikintu cya fake profile kiri mu bintu binini. Noneho hari iyo umuntu muri kuvugana kuri chat tuzumenye niba azatongana yo gutonganya cyo uzumbira ngo nakushawutiya kandi uzushawutiya nyine hari ukuntu babona bitekereza, ariko izo ngizo ntabwo ari zo dating. Nguvuga ngo kudatinga umuntu akwandika ushaka kumva, ushobora kumubwira nabi akarakara gutya nyine nawe bari kumwe akanarakara akagenda akamwa amazi akagusubiza neza. Iyo ni fake profile kuko ntabwo uzumenya ngo narakarara ko yego hari abandi bagira imijinya yo kurakara akomerera nawe yishika zikazaje ariko uburyo online byacyo ndaje kuri Instagram se umvangara kwandikira nduri bumenye amakuru niba yaraka twa emoji gusashira uretse emoji wamuganira yahaha cyangwa emoji y'amaso takindi. Ni ukuvuga ngo rero ibyo nabyo ni ikibazo twakwita fake profile. Nicyo kintu cya mbere kizamo. Icya kabiri ni trust issue. Iyo umuntu muri kuganira kuri online tuzumenya ngo yagiye he. Ushobora no gusanga wewe muhaye muganira ari kuvugana no mwongera nyine mwavuze ariko ari nyine babuganye kandi bavuze kandi iyo tabia ntabwo trusting nyine banagara abakobwa gusa bose batabarayigira nishimye kuvuze ko ari bose ukuga. Hari ikindi nanjye novuga ini advantage ni nko kugira intego zitandukanye. Yewe naje nakubonye nyine icyo nifuza ko twashakana, ariko wewe nkure ni nko flatinga gusa kuri telefone nta big uteye umwanya, noneho wowe ukaba uri guta umwanya wanjye ngewe, ariko intego yanjye ari ugushaka.
so iyo nayo nayivuga nkandi wowe unuvuga ngo wewe uri serious, wowe urumva ushaka ubukwe. Yego. Undi iwe nyine nukora tu umwanya wawe gusa. Nazo nabivuga nka disadvantage sibo. Yego pe. Kandi cyo kintu nyine abantu kandi marakigira. Cyane ndakece no twagazanye mirongo kakwandikira wewe ngo ariko rero nawe mpafite ubuti ukuwe wizeye kutaka kwetu. Gusa natwe impamvu abo bahungu batinda gushaka nibyo nakubwiye fake profile. None se umuntu wewe akwetse foto ko neza. Icyakabiri wizeye gute ko ngewe iyo profile nakoresha atari yanyu utantorambona. Niyo mpamvu nyine ndayizeye sinyizeye gasinza ndamanje kubwira ngo nakunze ngo umukobwa witwa ngo Pasi none se wanyu ngo umukanaka ngo umukobwa muremure nibaje guhura nawe pi ibyo ngibyo biri kuzana conclusion ivuga ngo numara mbere yuko natekereza unagera kuri extent yo kuvuga ati nakoze umuntu mugahura ndango yes no icyo nicyo twe tuvuze ni trust issue kuko wa mugani ko bivuze ngo hari igihe uri kwandikira uyu nguyu wowe wibwira ko ari we uhari gusa ariko gakuri mutandao kandi umenye ne harimo abandi bane ugasanga afashe ijambo ari forwardinze kuri mwese amyafata I love you ayisayishira muri niko forward I love you yanyiti mwese ayisayibahereza trust issue ni ikibazo. Ikindi cya kabiri ni manipulation. Manipulation ariko weda mu bwoko bwacu wenda ntiraba cyane ariko hari ahandi ziba babakeneye amazi hari ahandi ziba ugasanga umuntu ariko irahaba umugani ugasanga umuntu afite intention zo kumanipira akwereka gukunze umwohereza amafaranga bikunze kuba hari n'umukobwa n'ubishe Kasarani ngo yabakundanye n'umuhungu wo hanze batarabonana noneho ariko nyine bakamubwira ati umuhungu ni mugufi wende aravuga ngo nta kibazo nubwo ari mugufi yewe nta kibazo bintwaye apfa ko atari mugufi cyane kuko umukobwa ntabwo yari muremure cyane noneho ngo baje kubonana kwa kundi baja gutora umuntu kwiba cy'indege afata family yose baragenda baje kumureba ku kibuga cy'indege n'indabyo urabize mu abantu babahiyega bagiye kureba umunyamerika bafata n'akawuba wewe urabizi ariko umuntu hanze hazaguruma baramanuka nibagere hano Jomo Kenyatta hano Jeep Popi antanu ndaherekeza ngiye ariko sitaje nigeze kumutora noga ngo bagera hariya yewe kubwiza nuvuga ngo yari mugufi ku rwego rw'ubugufi ngo yari mugufi cyane ngo atari no mwiza mu maso niko niyo makuru nta makuru singiye kuvuga ngo namubonye ku ifoto ariko jewe sinutanga ku mpande yuko namubonye niko ndavuga ko bavuye ko amakuru yari ameze noneho umukobwa agira isoni zo kumubwiriraho ko bitari bukundi ariko amakuru yari ahari ngo nuko umuhungu yari yaroheje amafaranga menshi bimwe twakita nka manipulation yari yaroheje amafaranga menshi ama iPhone baraguze kandi ama iPhone usanga ahenze 100 by'amanyakenya imyenda ibiki ikintu cyose yashaka yarakimuhaga bisa nkaho ari no kumaskinga urundi ruhande abahungu bagakoresha amafaranga basa nkaho bari kumaskinga noneho ngo bigere abavuye aho ngo agere mu rugo yes ngo bagere mu rugo ahita atangira kuvuga ngo wa muhungu je senti mukene urukundo amafaranga yose yamushoye ariko ese na blame umukobwa none so umukobwa we kuba bari barabimubwiye kandi impamvu umuhungu yari yarabimenye ko ukuntu ameze bigoye kuba accepted dikakwereke ni kama kumfunga macho akazamufunga macho kama niyo byaba ari kumufunga macho mugani wawe kumuhisha ku maso ntabwo umuhungu nawe yarazi neza ko umukobwa reka none se kubwira none se iwe ntiyamubonaga ku mafoto kandi amafoto nta kindi azatanga kabije nawe umukobwa nawe yakurikiye fara ye hari ifoto yagiye wabona ugasanga ndigikuru arekondesha ari ninde ko buri inzoro cyane inzoro jana isanga nyine zo narimbo izo nyine nareza nkubwira none ngiye uwo muhungu ngiye ntago no sisi blame umukobwa kubera iki umuhungu iyo yari yamaze kwimenya ngiye ndesha gutya
kandi biragoye ko banyemera ariko reka ariko nawe n'umukobwa nawe yamwemere kubera ifaranga turi kuvuga mu rukundo nawe ni ifaranga nawe si niba ifaranga yarakwikiye kandi akaba atarazibuze kuki atagumye ku mwanzuro we ariko yes n'ejo ariko byose niba wakurikiye ifaranga genda ufata ifaranga rekana n'ibindi kandi niyo ari ubwiza bikaga gutera abantu umwanya wo gushora amafaranga menshi je nico navuga icyo ni ikibazo ni manipulation ko byagaragaraga ko bagushoye amafaranga bagize gute nawe nibuze kuri mugo nawe nibuze ko kukwemera bizakora zo mazoga atigiye maze gutana bica ikibazo dogo biragoye kwivuga suka mu cyo ndesha nimeza gute we nuvanga azavuga ngo mfite amafaranga ariko ndi mugufikira igifo yavuga abuze nyinshi narubatse ariko ndesha nimeza keruko cyobuka imwanzi yatangiye ku ifaranga cyobuka imwanzi ubuye ati tangira ngo uri mugufi rero kera ntafaranga ntari buyumva niyo mpamvu batangira batuma iPhone yes uko ni sa yes ikindi ni unrealistic expectation ni ibintu witegaga ni si byubona ibintu witegaga ibyo witeze si byo uri kubona nicyo kibi kintuza ibintu witeze si byo ubona sometimes ushobora kwitega ko umuntu ari umuntu mwiza avuga neza ugasanga ni umuntu w'inabi uwahetse cyangwa ugasanga umuntu ni umusinzi wenda ibyo bintu ni ibintu wowe udashobora kwihanganira mu buzima busanzwe ariko ganti none se usindira kuri chat gato ubona yasinze kandi yaranakubeshega ngo no muyumbo mwada akaza kuyanse nza afata ibintu nukuvuga ngo jewe iyo mbonye ikintu nza ngifata kagifatana n'ibindi bifite bivukana na nyina wakibyara ariko ugasanga ayiwe yaraguye nta muntu murimwo nuvuga waza twari kwabiclassifyinze muri profile yawe nuvuga expectation cyangwa se ibyo mwitegaga hari igihe biba bitandukanye yego hanyuma ikindi wenda navuga ngo hariho examples wundi hari examples hari nka example nje notanga wenda urugero reka mvuge ku rugero rwa wenda bwabo nakwita ngo byahiriye hanyuma wenda umuntu navuga hari umustar wenda abantu benshi bazi yitwa Bahati na Diane Bahati ni umuririmbyi hanyuma Diane we ni umu presenter kuri televiziyo akunze presenting amashow bari abantu rero kuntu bahuye biranasekeje ariko abantu bamwe yewe ni inzira z'Imana wa mugari Bahati yari yakoze indirimbo n'umustar ukora indirimbo yabanje gukora muri gospel aza kugaruka ubu ngubu yagiye muri Sakiro ariko byose arabivanga no hano muri Kenya yego yanje ivango yakoze indirimbo amari gukora indirimbo Diane arayirakinga none iyo warakinze ifoto y'umuntu cyangwa umuntu ashobora kubona uwamurakinze ndagiye ntakubise y'ijisho abona izuba abona ngo yaramaze ngo aramubwira ngo aje gushutinga muri video nukuvuga ngo bari bafite shoot y'indirimbo hakaba hari umukobwa hakaba hari umukobwa bagomba gukorana na Bahati wa mbere aramuhakanira none ahita ahamagara Diane arembe ariko ngo mbere yuko yemera ngo bari babanje kuganira kuri chat bisanzwe niba ari Bahati wabanje kujamo akavuga ati nayahe nabonye bakoze ku gafoto kanje kandi nabonye uri sawa none gugumu dukore ku gafoto kanje nabonye uri sawa cyane noneho ubwo barakoma nyine bagira relationship ubu ni abantu bafite abana batatu bafite abana batatu kandi n'abakiri ni abantu byahiriye ni abantu n'aba influencer muri Kenya ni abantu urwo ni urugero rugaragara ko kuri ntuza kuri mutandao abantu bashobora gukundana bikavamo turafite n'abana muri community yacu turabafite kwanza twebwe ndaho dufite umubare munini kuko ubu ngubu ni pass basigaye bishita pass iyo ufite so wanyu muri Australia data wacu barangwana iyo ufite so wanyu muri Australia azahita kubwira ati hano hari umugeni da kandi afite imico myiza none ntutinde wowe tubwire ngo ni gutya na gutya bakabikora kandi abanyamurenge turabaho kugorana ibintu bisigaye byoroshe barakubwira ati umuhungu ni imico myiza nkaho kandi
ariko ariko tutavuze kwa online is online dating izisaba imbaraga gute ndakurahisa imbaraga sinwe ngunda ariko abantu batete wega mufite abantu oya cyangwa tukimushize oya ariko wenda abantu baba dating hanze barabizi hari igihe amasaha badahuye hari igihe amasaha badahuye saa 9 abantu bazasara amaboko ukaba umva umuntu mu burangire ingo kandi ndibasakozaga namba kisheri twari imbaraga cyane umeze neza none ariko batwara imbaraga buri muntu ntabwo bizabigira advantage ntabwo bizabigira advantage umuntu kandi abantu banze ikintu nabonye bagira nk'irungu biza bisaba ngo abantu be committed kumuvugisha ugire na story nyinshi papa nukuvuga ngo udafite story papa wowe udafite story papa pole sana pole hanze hanze na akazi papa nuvuga agiye mu kazi mugomba kuba muri kuvugana akavuyemo akubura irisobanura akubura irisobanura yes noneho dukomeze ariko tunagana kuri conclusion y'ikiganiro online dating ni nziza gusigira ni bibi yego wenda turi guhana ku musozo ariko reka mbahereza urugero urwo rwa rugero rwa Bahati na Diane rwiza reka mbahereza urundi rugero rw'abantu byahiriye rw'abantu bitahiriye bikavamo no kwiyahura umukobwa witwa Masi ni umunyakenya ariko yavukiye muri Tanzania aza kuza hano muri Kenya yigira Bungoma segonderi ye famiye ariko ye iza kuja mu Bugande hari abantu bameze nk'abanyamurenge nabo usanga ari ukwimuka gusa ko umuntu yavukiye muri Tanzania yigira muri Kenya batura mu Bugande wabo noneho ibi ngibi bya online dating aje kuri Facebook kwa kundi nyine umuntu agenda liking amafoto agwa ku muzungu kizungu ikigabo chiki German ato muri German niba mumuzi ico kizungu amazina ye ni Marcos ni German ni umujerumani noneho bahurira kuri Facebook niho bahuriye kandi Facebook nje sinzi mukoresha sinzi ngira amavuta man kera imbere ginga amavuta nawe ugiye wenyine gira amavuta ariko nyine kera gira gapako cyane kera gira gapako dufoto twakera noneho usanga noneho bagize iyo relationship baza kugira relationship barabatarana noneho akaza njambo nashe zogora n'umuzungu mbona ko bagira culture igore noneho bakaza nta mafoto gusa batumiranaga noneho arakanzu tavuze nako mukumve muri story twari tugashiremo noneho pasi uwo mukobwa baragana kuzabonana arambwira ati nzaza muri Kenya none guzaze tubonane icyo gusa noneho ariko urabiza bakubura abakobwa bagirana umubano uteye ubwoba abwira mukuru we aranamwereka ati dore uyu muzungu turi kuvugana ati turabonana afite kuza bra 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 kuko abazungu nabo kuya umuzungu azaca gukunda twavuze ko arabihira ariko nabandi bijanga noneho mbere yuko aje kuhura nawe yabanje kubwira mukuru we ko agiye guhura n'uwo muzungu mukuru aramubwira ati yaje kumwumva sindi kwiyumvamo ko waje kumureba numva bitari safe umukobwa yari afite 19 umukobwa umwana ufite 19 hano muri Kenya bakuze ugize 20 iso akikubwira ati no gukubita ugahorera wibe sote muri no wasaze hano muri Kenya ufite 19 uwemerewe kimogi ariko nyinshi cyemewe ariko uwemerewe ibintu byose angati yabureka kugiye urumva yavuye mu Bugande aratega araza hano muri Kenya Nairobi asaba mukuru amubwira ko agiye kureba uwo mugabo uwo Marcos yitwa Marcos muri Belgium
muri Germany puto yo muri Germany noneho ga urumva yamutumye ifaranga icucu yaragikoraga mbere buriya iyo umuntu ataragera kuco ashaka arakumanipira umwe twavugaga yamutumiraga amafaranga ngo menshi mbere ko bahura muri kababonana noneho ga idaho yari yaje Mombasa niho bagomba guhurira Mombasa niho bagomba guhurira nanjye nari kugenda basiriya rero umuntu turi kumwara n'ikana yagiye ngo baje guhura abwira mukuru aramubuza ariko yanga kubyumva kuriya bazabanga iyo rwaje barwaje aragenda ngo agereyo wa muzungu ngo nikawe yarafite ikibazo cy'umutwe ngo yamukoreye harassment iteye ubwoba cyane harassment nyine aramusambanya aramwangiza noneho afata n'amashusho ye bimwe twavuze online dating ariko bita gutuma amashusho mabi bitewe nuko abantu batari kumwe bakayoherezanya which is biri risque cyane ariko umuntu iyo ajya kureba ataba yatekereje agiye risque azayibona nyuma ari kumubwira ngo si wewe ayi bana we biviramo nawe kwiyahura mugani no kugira trauma no kugira hamuka byabi twavuze uba ngo online dating simba ari kugomba kuba careful nabo sinayishigikiye kero yange wa ni kera ndahita kwishigikiye kubera ko muri iyi minsi noneho abantu ugasanga nk'iyo video nyine umuntu kubera ko mutabana arakubwiye ati kandi cyo kwangaga ni ikibazo ranze taranahura ariko reza iPhone ariko kandi you have received arabanza kagatuma that you have received that from nani ukora umusatsi none akamubwira ati genda ukora agasatsi umusatsi w'igihumbi yo hejuru 30 iyo 29 birasigaye naje kubwira wange none akubwira ati noneho urenza aka video gada mama ndebe icyo gusa ariko ejo kugasanga bazindiga kubanya icyo gusa kuramera kubwira abantu ngo zereze by force akwera hatuye 30 zigora kuvuga ngo haka nuvuga ngo ayohereje stati kandi bakora teganya ko neje azohereza kamera mugira ngo nta telefone yanjye yapfuye ngo telefone yapfuye kandi abizi none nanga ni $2 mukamagana biri gutyo niba kibaga ifaranga ushaka ko ngiri kugira ngo kwivugishwa gusa yamara nawe akabitekereza nka mukobwa yanjye sindamutumira asanga iPhone ngiyi iraje ngiyo 16 gukora none ntaka video so mutumira se ndagukumbuye kawa kandi bazakumburana iminota ingana cyane nakumbuye bari mukaje no nawe nakubonye ni jewe ndasubize nasubiye bimenye gute umuntu wanze uzi ko mutereta yandika naje ubwoko hejuru kandi numbeshe ndamangutereta numbeshe urabona umukecuru utangare niba umukecuru nyandikira none iyo datike cyangwa 40k igatuma umuntu yohereza ya video ga nayo ugasanga wenda yoheje wenda usoma umuhungu ntana sinawishize hanze kabashuti abana afashe telefone ayisagira gute ayisa yiyohereza utanabizi agasiba niyo message none waje kubyuka mu gitondo kamukecuru akubwira ati yewe passing wino ndebere hano uyu muntu wabumuze komperuka kukubona ukiri mutoya ese komperuka kukubona ukiri muto byagenze gutana niki komperuka kukubona ushaje icyo gihe nawe wenyine utanayifite nuko ngo wewe uhera kwituma ubundi ugaheruka inshuti yawe yaguhamagara ati yewe pasi wihangane byagenze gute tiyababa we kintu wavutse turi gito birenze ari umukobwa hari video yacu ndinze ari kuvuza ipendo ngo buce
kubera ko nuvuga ngo umuntu trending uko ufite ikosa hanze naryo bahita bariza cyane trending ari kubita ipendo ngo avuze ipendo yamara kuvuza ipendo mu gitondo video yamucincinkana none bahita bafatanya na video yiwe ni ipendo baravuga ati ibi bintu abantu barinda banze n'ukuri abantu n'abana bahita bavuga ngo ni urugero rwo gukizwa yavuye aja cyangwa ni urugero rwo gusubira inyuma bahita babyerekana mu buryo buri visuel none ibyo twaze tuzasinza abantu ariko ni ukuri kw'Imana kandi ni ukuri ibintu bimwe ni ukubyirinda ariko cyakora umuntu wo gutumira 100 ngo video uzagira imbaraga zo kuyanga yewe wazifashe ariko bigiyemo ubishizemo ubwenge wafashije niba ari ikintu twize kimara ubwenge ariko niba ari ikintu twize kimara ubwenge ni faranga uzone kamuhu kuri restaurant kugeraho wowe ufite ubwenge bwose ukene naskini wowe ufite ibitekerezo bifatika wowe utofata telefone mu iterefone imbere wizengurutse ariko iyo umaze kubona kana mpesa gute ariko ifaranga zimaze kugushikaho uzura n'ikibazo kwe naragize nigeze nyine ubwo nawe bivuze nuko amakuru arahari atari meza so rero uwo mukobwa tugerageze kuri conclusion yo mukobwa story umukobwa ndugo twatine muri yangana uwo mukobwa after iyo harassment yafashe na video zose mbi bari mu noneho umukobwa atashe kuyabwira mukuru we ko byagenze nabi gusa wenda abwira umuntu ko aramubwira ati yamutera trauma amutera n'indwara n'iki byose none akajya hamagara wa muzungu tiyo nyoherezaga amafaranga nivuzaga umukobwa umuzungu aramubwira ati wewe ikintu cya mbere nta faranga yanjye ubona icya kabiri uraramuka ugize icyo uvuga izi video neta zisohora umukobwa aravuga ati akubwira izi video zizonsange ndiho ahubwo zizosanga umusaraba kagasaraba kakanditse ngo leta niba ngiyi video bazurishaka umusaraba naho njeweho sinkeneye kwisanga nonega ngiye ahantu ngure umuti sumu ya panya nze nyimwe ngiye kuvuga ngo nikoroge kura isumu ya panya wayikoroze mu mazi biba ibipfu nze nyimwe noneho ga ngende ari yahura ibyo byose nawe wasize byanditse muri iyo letter byose nuko nguko iwe umwana w'imyaka 19 gupfa ukenyutse birenze so ni nabyo biri kuba n'abantu bose nuko gusa nyine abantu bari kubihanganisha nk'izi video zamuze iminsi ishize zasohoka harimo byashoboka ko bana kwiyahura kubera trauma n'iki n'ibyo n'iyo pressure n'iki ariko mu by'ukuri ntabwo tuvuze ko online dating ari mbi ariko nazo ntabwo tuvuze ko ari byiza ariko nituvuze bikoresheje mu bwenge nakubwiye ifaranga zashitse ubwenge bugabanya gusa ntabwo tuvuze kuri bose hari abo nyine babyekibira bigafata gusa sana ko ahubwo bikunze kugora nta mukobwa uzamuga umukobwa ari hanze ngo abwire umuhungu se ngo mweze video ntibibaho ahubwo abahungu bari hanze nibo kwinshi bakunda kudemanding ibyo bintu ni umubare munini none ugasanga niba bakoresha ifaranga nawe umukobwa uri kumva kwera ko wenda tuvuge niba bakoresha ifaranga wenda wanyunta mutoro wamubona kuvuga ati se izi faranga tazereka kubera video ubusa nabwo n'ubundi afite kuzubonaga n'uwaje wari ukumva nawe ugiye kubonwa na community yose so online dating simbi ariko mube makini cyangwa se mukoresha ubwenge nubona biri kurenga wowe boundaries zawe cyangwa ibyo wewe wifuza muri ferani iruke amburo ku muntu mubwira ati ibyo ntibishoboka niba uwanje inyubaha kandi utari uwanje mukubire aha n'ubundi izambwira abantu ngo kura igihe kinyi tuzokibaho turisingo mwejo ntakubana kandi n'imirere so nka conclusion basi wenda je ku ruhande rwanjye navuga mube hange kuri relationship kandi mwite ku bantu mukundana mubamenye imico yabo mubaririza amakuru yabo mumenye n'intego zabo yego nizene kuri wowe urumva gute conclusion yawe navuga ugiye nyine kuri aba bantu ba online nanjye simvuze ko ari bibi ariko gukoresha ubwenge neza bikenewe aho n'umuntu mutangiye kuvugana mbere yuko anakubwira anagafi kubonana niyo best option kugira ngo umenye umuntu niba profile yiwe
icyo azanyereka nk'ifoto bitandukanye nabo yego mbe mbibona hakiri kare nuko nanjye gusa n'icyo navuga reka dushimire abantu twabanye muri iki kiganiro mwakoze cyane Imana y'umugisha hanyuma buri munsi tuba dufite ibiganiro muze mukurikirane kandi ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo nawe muri comment reka tubabwire Imana ibamugisha nakagaruka ciao ciao